Turabashuje cyane mwese inshuti za BBM Official gatatu. Tubiseguyeho tumaze iminsi tutabagezaho ibiganiro, ariko kuri ubu twagarutse tugiye kongera rwose dukore, kandi twizeye yuko muzongera kunyurwa n'ibiganiro cyane bishingiye ku buzima ndetse n'imibereho rusange. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho ikiganiro kijyanye n'ubuzima. Murabizi ko zimwe mu ndwara zugarije isi zihitana abantu benshi cyane mu minsi ya none ni indwara y'umutima, kandi abantu benshi indwara z'umutima bazirwara bitewe n'uburyo bitwara mu mibereho yaho ya buri munsi. Rero tubazaniye ibyo kurya bine, amoko ane y'ibintu byo kurya umuntu afata mu buryo buhoraho cyangwa se cyane akaba yizeye yuko arimo ararinda umutima we kuba wagira ibyago by'indwara zinyuranye ziwataka. Ari nayo mpamvu nyine tubazaniye ayo makuru kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze, by'umwihariko umutima. Rero ibyo biribwa bine, icya mbere abahanga mu by'imirire bagaragaza ko kurya amafi. Icya mbere ni amafi nk'isamaki, za saradine n'ibindi bikomoka ku mafi y'umwimerere. Bavuga yuko bigira uruhare runini cyane mu kurinda ko umutima ufatwa n'indwara zinyuranye. Harimo ibinyabutabire byitwa omega gatatu bifasha kugabanya ibyago by'indwara nyine zifata umutima. Ibiribwa bya kabiri umuntu afata akaba arimo ararinda umutima we ni ibinyampeke bidatunganyijwe cyane mu nganda. Ibinyampeke buriya tuba tuvuze nk'ingano, umuceri cyane cyane ngo w'umukara, ndetse n'umutsima w'ingano birumvikana, n'ibindi binyampeke abantu bikunze kuba bigaragara mu gace umuntu aba atuyemo. Ibinyampeke byose nabyo bigira uruhare cyane mu kurinda umutima, kubera ko bifasha kugabanya amakolesterol ndetse no kugenzura umuvuduko w'amaraso mu mubiri w'umuntu. Ibiribwa bya gatatu ni imbuto n'imboga bisanzwe nyine, amaronji, dodo n'izindi, by'umwihariko imboga z'icyatsi kibisi, ndetse n'imbuto nto, nk'inkeri bita strawberry, inkeri, inyanya, zifasha cyane rero nazo mu kurinda umutima, kuko birimo nyine izo imbuto n'imboga zifite cyane, zikize kuri fibre nabyo ni ibinyabutabire bifasha umubiri. Antioxidants ni ukuvuga ngo ibinyabutabire bifasha mu kurwanya indwara, ndetse na n'amavitamini bifasha kurinda umutima w'umuntu. Ibiribwa bya kane nabyo umuntu afata akaba azi neza ko umutima we arimo arawurinda, ni ibishyimbo n'ibimera by'imbuto. Ibimera by'imbuto cyangwa se ibishyimbo muri rusange, nk'ibishyimbo bisanzwe na turiya duto bita rantiye, amashaza, ibyo byose nabyo bifasha mu kurinda umutima. Birimo rero poroteyine iva ku bimera na fibre bifasha kugenzura isukari ndetse na cholesterol mu maraso. Ni ukuvuga ngo ibi biribwa bifata, ndetse n'ibindi byinshi wakora ukoze nawe ubushakashatsi, ibindi biribwa byose wafata, ariko cyane by'umwimerere, kandi ukibanda kuri ibi ngibi tubabwiye, wizeye neza yuko umutima wawe urimo urawurinda, kandi urimo uririnda kuzagira ibibazo by'indwara zataka umutima mu gihe nk'iki ngiki. Murakoze kuri BBM Official, turabakunda.